mbazana igice cya gatatu cya filime mwakunze muri benshi. Twasize uyu musore atunguwe no kubona uriya mukobwa we yise madamu we ari gukina na nyirabukwe. Bari bari gukina ubona ko bari batangiye gukandana ngo byari biri joke ngo bari bari gukinana. Uyu musore yaratunguwe disi, bamuhereje impano idasanzwe. Ino mpano yagenewe na mama we w'uno musore. Uyu mukobwa nawe atangiye kumenyera umuryango we yagiyemo. Uriya musore yatangiye kubaza mama we ati ese n'umukobwa muri gukinana? Ati yego twari turi gukinana ariko karambabaje gusa ariko nyine ngo ntikazongere. Uno mukecuru niko arababwira uriya mukobwa we ngo ni umukazana we ati mama ntago azongera. Uriya musore disi ni umuntu w'umunyempuhwe, ni umuntu witonda ariko ntuzongere gukina nawe, nimujye mukina ntujye umubabaza. Ati ego nta kibazo. Umukobwa disi yaramurebye ati nta kibazo twikomereze hakuno ino. Abana bari bari aho ngaho muri ya sare bari basohokeyemo, aba bose ni abari bayijemo disi, ariko n'umumama w'uno musore yakomeje kumuvuga amagambo menshi cyane. Abangaba nabo baba bihurije urukundo rwabo, nta kintu waza ubabwira. Mwibutsa ko wakora subscribe ugakanda like kuko yica n'icyo tukayizamura. Hahise haza bodyguard aje kureba uriya musore. N'umukecuru nawe agomba kumuvuga amagambo menshi ariko nubwo yavuga n'umukobwa nawe yarakaye cyane. Buri wese ari kuza yivugira ibye. Mwa bantu mwe wese ari kwivugira ibye. Mwibutsa ko wakora subscribe ugakanda like ubundi tukazamura iyi channel nibwo igitangira rwose. Uno mukobwa disi yaje hano mu cyumba cya sare bari basohokeyemo. Yaraje mu cyumba ari wenyine, araza sinzi utuntu yikoze. Yaraje areba mu kirahure atangira kuza yireba cyane. Yarirebye neza rwose. Buriya abakobwa bakunda kwireba bakibona. Buriya yaravuze ati njye ntabwo namara nk'isaha natarireba ngo bikunde, niyo mpamvu nje muri iyi sare ngo nirebe ndi njyenyine. Umukobwa disi yaraje arireba, mu gihe ari kwireba haba haje wa nyirabukwe disi bakundanye bakomeje kugendana. Nubwo bari kugenda bakorana utuntu tw'udutendo ariko disi bari kugendana nta kibazo, ariko nyine ntazibanya zidakomanya amahembe. Abangaba baba bameze nk'agasake n'agakokokazi, ukuntu biba bihora bikirana. Aba nabo rero niko bameze, ntabwo wamenya ko umwe ari nyirabukwe undi ari umukazana we. Disi n'umukazana yakomeje kumwishongoraho cyane, avuga ati njye ndi mwiza, mba ngomba kuza hano nkireba kugira ngo ndebe ubwiza bwanjye. Erega navuye ku muhanda nsa nabi, none ubu ngubu nageze kuri uriya mugabo, ubu nsigaye nsa neza, amavuta meza, ibintu byose ndabibona. Mbega n'ukuntu nasaga naje nsa nabi, none ubu ngubu nsigaye nsa neza, none ubu ngubu mba ngomba kuza kwireba nanjye uzi ko nitinya. Ati nta kibazo. Umukobwa disi akenshi ari no kuvuga amateka ye ubona ko aba arakaye cyane, kubera ko nyine aba yibuka ibintu byose yanyuzemo akarakaramo gakeya. Mama disi we yarumiwe cyane, aravuga ati umugabo washatse ni mwiza, umuhungu wanjye ni umukire, afite amakampanyi menshi, wowe uzamukunde ntuzamutenguhe, ubundi uzareba ibyiza azagukorera. Umukobwa disi yarabyumvishe gutyo ati oke nta kibazo. Bakomeje kubwirana twa tugambo twabo. Nyirabukwe disi yaramufashe avuga ati ibyo nkubwira urabyumvishe? Ati ndabyumvishe. Ati ntuzasuzugure umusore wanjye, umuhungu wanjye aritonda, uri kumva, uri kunyumva neza? Akomeje kumubwira amagambo menshi. Arimo kuyamubwira arimo aranamunosha cyane. Uno mukobwa disi narababwiye ngo bahora bakinana, sinzi niba imikino yabo izavamo iki.
buriya ariko nta kintu kitabyara inyungu, buriya nayo izababyarira inyungu. Batangiye gukirana barwana, batangiye gukubitana utuntu tw'udushya ukuntu tw'umukazana na nyirabukwe, nyirabukwe yahise ahirika umukazana we aragwa hasi akubita umutwe ku gitanda, mama we akubise umutwe ku gitanda ahita acika n'igisebe, noneho dore ngo umukazana acika igisebe, nyirabukwe akikanga cyane, nyirabukwe ageze ubwoba umutima umuvuyemo, disi ntibyatinze bahise bamugarura muri ya sale bari bajemo, bahise bazamwegeka ku ntebe, baraje disi bamwegeka ku ntebe, abantu nabo barimo baratamo banywamo gake, disi aba nabo mu kureba hirya babonye umugore wa bosi wabo aryamye ku ntebe, ati se uriya mukobwa ko yari ashyushye akaba yasezeye bosi wacu ko yari ahantu yari agiye, none ndeba baje bamuteruye bamurambitse hariya bimeze bite? Ati se ubu turabwira bosi ko byagenze bite? Turabwira bosi se ko akazi twagakoze dute? Ati se yigiye muri dushe yikubitamo? Ntawamenya. Abantu nabo bagize ubwoba cyane, niko kujya kumureba umugore wa bosi wabo ngo barebe ikintu kibaye, disi baragiye kureba hariya basanga afite igisebe, barikanga cyane, ati se ubu iki gisebe giturutse hehe? Ati ubu turabwira ngo iki bosi? Disi n'umukobwa yatangiye kuvuga ukuntu yari arimo aragenda mu muhanda akibona baba kuvuga ubundi uriya mu bosi ahita yibuka ukuntu bahuye, umukobwa yagaye mu muhanda n'ukuntu yagiye agahita yitambika imodoka irimo wa musore, n'umukobwa disi akimara kubyumva yahise akanguka cyane, ahita areba n'umubodigadi, yaramurebye ndetse n'umukobwa ubundi yabyumvishe afite amateka menshi maremare cyane, mw'abantu mwibera biba bimuremereye ariko aranga akabyirengagiza, ariko nyine ari kubyibuka cyane aba ashaka ko ari nk'umuntu umuba hafi akamugira inama zikomeye, yarabyumvishe disi ashaka kuriramo gakeya, yarahagurutse n'umujinya mwinshi ahita akubita urushyi mu bodigadi we, yahise amukubita urushyi, sinzi ngo bapfuye iki, ni amagambo yaramubwiye, ni amagambo avuga ati umusore ihangane, atihangane n'umukobwa abyukanye umujinya cyane, atavuga ati ngo ihangane, ngo nari nzi ko ari na wa mugumama nishyuye, ibaze ko yari azi ko ari nyirabukwe yishyuye urushyi, ari wamukubise ku gitanda, umukobwa wamukubise ku gitanda none yarwaye ikizungera, dore ko baje banamuteruye, aba barumiwe cyane, ati se uriya mukobwa uri gukubita bodigadi we ni muntu ki? Disi agakobwa karumiwe cyane, gatangiye kubona yuko ibintu byakivanganye, kikanze nako, wibutse ko wakora sabusikarayibe ugasharinga iyi videwo kuko iyi cano ni nshyashya tukayizamura, nkomeje no gushimira abantu bakoze seya, katwikomereze. Abantu bakoresha igifaransa mukande kuri sabone, abakoresha icyongereza ni sabusikarayibe, ubundi twikomereze. Ndetse aka gakobwa nubwo karimo karagenda kamwenyuramo gakeya ariko birababaje, uyu musore w'umubodigadi amukoze ku rutugu, abahise abona akantu k'umutuku kamuriho, ahita yibukana sheri we ukuntu yarebye ku kaboko kiwe asanga akamenyetso k'umusaraba, mbega ibintu n'umubodigadi ari kubona, ari guhita n'umukobwa nawe ari guhita yibuka sheri we ko yabibonye akabitindaho, mbega uno mukobwa ari kubona n'umubodigadi we ameze nka sheri we, mbega ibintu byose ari kubona yuko n'umubodigadi byose ari kubireba, ari kubicunga byose ngo arebe ko ari bizima nta kintu yangiritseho, umubodigadi arimo arareba hano yumiwe, n'umukobwa nawe n'umujinya mwinshi, uno mukobwa yarakaye, mbese urabona ko wagira ngo nta n'umuntu ushaka kuvugisha, bari kumubwira buri wese ari kumubwira amutunze urutoki, avuga ati ese uri kumva cyangwa ntabwo uri kumva? Ati ndi kumva nimumbabarire, disi bakomeje kumubwira amagambo menshi uno mukobwa, ko bari kumubwira amagambo menshi, abantu none ko bari gutungurwa cyane, uyu mukobwa disi akomeje kwisobanura bihambaye, avuga ati ningane mundeke mumbabarire, ntabwo nzongera, wenda ntabwo nzongera gukina na mabukwe, disi agakobwa kararakaye cyane, gatangiye kubona ko muri uyu muryango cyangwa se muri iyi sale nta n'umwe umwishimiye, yatangiye gukubita iki bodigadi we
mu kuzimukubita bodigadi babayikubise hasi, noneho dore ngo abantu barabareba bakabaho urw'amenyo. Yo bodigadi yarumiwe ati ibi ni ibiki? Uyu wasigaye uhagaze we yarumiwe cyane avuga ati ese bose ibi ni ibiki bibaye? Mwabantu mwe biratangaje cyane kubona bamukubise inshyi ebyiri agahita yikubita hasi. Aba barumiwe cyane avuga ati se uriya mukobwa uri gukubita urushyi bodigadi we buriya ubundi aramurinamo iki ko na n'ubundi ariwe ahubwo bagakwiye kumurinda? Uyu mukobwa ni umunyamujinya cyane. Bodigadi yarabyutse atangira kumuhata ibibazo n'amagambo ati kuki nkubise hasi, wanzizaga iki? Ati se nagukoreye iki ko nari kukubwira inama niyo mpamvu wankubita? Barumiwe cyane. Umukobwa nawe yakomeje gusaba imbabazi kubera ko ikintu cyose ari gukora guhita gisabira imbabazi ari mu kizungera, isi yamwikaraganye. Mbega kuri we byose byicanze nk'amakarita, ari kwibaza ahubwo se ninde urabivangura cyane, ibintu byamukomeranye mw'abantu mwe. Aba bangaha barumiwe. Bodigadi nawe hano ku ruhande nawe yumiwe cyane, uno mukobwa bari kurinda ahubwo bari kuvuga ati ubundi yaba ari twe tumurinda. Disi akiri aho ngaho bodigadi bahise baza baramufata ukuboko. Mu kumufata ukuboko umukobwa nawe atabonye cya kizungerezi cyiwe sheri we, mu kumubona yahise yibuka ukuntu we bajyaga guhura, babanzaga guhura bagasomana, mbega uno mukobwa yahitaga agenda amwishimiye, bagasomana akagenda agahita amutamika, mbega byose yahitaga amuha keya. None ubu sinzi ngo bigiye kugenda bite? Tegereza neza akantu ku kandi urasobanukirwa. Disi iyo wahuraga n'utu bakuraga batari kumwe, none dore araje aramubonye ari kubitekereza ati se mama nongere mbikore? Disi ahubwo uno mukobwa yaramubonye kubera ko akubwa hari ikizungera yahise yikubita hasi ati nimumfashe mumpagurutse, nimumfashe. Disi uno mukobwa mukuza yahise arega wa mubodigadi we ngo niwe ukoze ibintu nk'ibi, niwe umukubise hasi. Uyu mukobwa disi yahise ahura na sheri atangira kumubwira ibyamubayeho byose, atangira kubimutekerereza aramubwira ati bodigadi reba ibintu yawe. Uyu mugore aramubwiye ngo sheri ngo uzi ko bodigadi wamaye kundinda ari wamfashe kankubitagura hasi, none ukaba usanze nari ndyamye hasi yanciye ibisebe. ngo niwe wankubise hasi none mpagurutse ariko mbonye imbaraga z'uko uje, none mbonye imbaraga zo kubyuka kandi nabwo ubonye ko mpagurukiye ku muntu. Nuko irangiye dusubire mu gice cya 4. Niba mwayikunze mwandika muri komenti muti pati ya 4 ubundi nayo inyibakurire mite nyibaha buvana bwangu. Dusubire, ndabakunda cyane, cawu cawu.